Dore amwe mu mabanga yagiye abera muri BK Arena abantu benshi batigeze bamenya ndetse na kamera zitigeze zifata. Kora subscribe kugira ngo ubashe kuzajya umenya amakuru agiye kuzajya aca kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu yitwa Tsinda Show. Ngiye muri kubana nitwa Tsinda, ndabakunda. Tugiye kugaruka mu gitaramo by'indani muri vestiaire aho abahanzi bari bicaye bose abakoze muri kino gitaramo cya New Year Grove. The Ben ndetse na Bruce Melody nibo bahanzi barabanzi bakuru ku buryo abantu benshi baje bisize amarange, abandi bakoresha amafoto manini cyane ameze nk'ibyapa. Muri makeya iyi yari ruhago yo mu muhogo, kuko nibwo bwa mbere nabona umuziki ufatwa gutya cyangwa se umuziki muri Afurika ukunzwe kuri kino kigero. Sasa rero hari ibintu byabaye abantu benshi batigize bamenya ndetse batigize bahana n'agaciro, aho umuhanzi yarari muri vestiaire. Twafata ku bahanzi bakiri batoya ba run up tuza tubacamo, tuza tugira ibyo tubavugaho. First of all, bamwe muri bano bahanzi nibwo bwa mbere bari babonye performance iri ku rwego rwo hejuru. Nimba waranabibonye neza, habayeho kuzajya babwira abafana ati nimwatse amatara, hama Anita Pendo ndetse na Lucky Nzeyimana bakabwira umuhanzi ati kebuka urebe hejuru, urebe urukundo abakunzi bawe bagukunda, urebe umuziki, ibintu ushobora kuba wagukorera. Ibi bintu byabaye kuri Gisa cy'Inganzo, binaba kuri Dizdora, biba no ku muhanzi Run Up. Aba ni abahanzi bari bakomeye kandi bakoze n'indirimbo zikaba amahiti. Duheri nko kuri Run Up upcoming, ariko yakoze indirimbo ageraho araririmba ngo ntarirarenga muzabyemera nimwambona muri arena. Rero nibwo bwa mbere mwabonye performance yiwe nziza cyane, kandi yaririmbaga ibintu azi ko azageraho. Banyarwandakazi, nawe nikunda ikintu, niba ukora ikintu neza ukishimiye, inzozi zawe zizagerwaho. Run Up rero nyuma yo kuririmba gutyo ngo ntarirarenga muzabyemera nimwambona muri arena, byamubayeho The Ben yamukabirije inzozi. Nubwo igitaramo kitari kiwe, ariko Run Up yabashije kuba yahaserukana umucyo. Undi muhanzi wahageze agasa nkaho atungurana, ndahita njya simbuka kuri side ya Bruce Melody, umuhanzi yizaniye akaza bagakora stage imeze neza. Ariko ndaza kwita simbuka gatoya kuri Rocky Kimomo, aho nawe buriya afite umuhanzi asa nkaho areberera inyungu, ariko bitazwi neza, ariko uko bigaragara niko babimeze. Umuhanzi yitwa Sean Breeze yakoze indirimbo nyinshi zagiye ziba amahiti. Ni Bruce Melody mu ijoro rero ryashize yamufashe akabwira ati ngwino nkwereke amatara, ngwino nkwereke umuziki ikintu ukora, ngwino nkwereke urukundo rw'abafana. Yaje aririmba indirimbo, baririmbana na Bruce Melody, inshuti y'akadasohoka ya Rocky. Mwanabibonye neza ko yabikoze neza, yakoze drive, urukundo rwishi Bruce Melody yaramaze kuba yamugaragariza. Uyu musore Sean Breeze ni umusore w'umuhanga, ariko ubura uburyo bwo gushorwamo amafaranga ahagije ndetse no guhereza umwanya akazi kiwe. Ni umusore ushobora kuzakora ibitangaza. Turaza kwerekana undi umuhanzi Dizdora. We murabizi ni ibisanzwe gutwika stage,
twagiye tumubona muri Gen Z Comedy Show, yagiye akora performance, twamubonye n'ubundi mu ijoro ryari ryashize byo ku itariki 31 aho Kevin Kade yakoraga show nayo y'amateka aho yari yatumiye umuhanzi Alikiba. Rero ni ibintu byinshi byabaye, ariko iby'ingenzi turaza kugenda tubinyuramo gahoro gahoro kugira ngo umuntu utabashije kuba yareba kiriya gitaramo, umuntu utarigize uhajye cyangwa se ngo abe yakirebye live, abashe kugira amakuru makeya agenda akuramo. Mureke rero mubanze mukore subscribe, wowe muntu utarayikora wandika igitekerezo cyawe, like kugira ngo nze kubona ko turi kumwe n'abantu badufashe dukomezanye dukore uyu murimo mwiza cyane. So rero reka tuhite dusimbuka noneho twigire ku bifu binini. Ibifu binini ubundi iyi stage abantu benshi batangiye guca imanza bavuga ngo umuhanzi Bruce Melody yakoze performance nziza ariko idafite ababyinnyi. Nta babyinnyi uyu muhanzi yari yitwaje, ariko yabashije gukora full performance ari live n'ijwi ryiwe nta playback. Bruce Melody rero yinjiye aririmba indirimbo hands up, avuga ngo hands up rwose ndayamanitse ndabyemeye. Sinzi nimba mwabashije kuba mwakwanariza iyi ndirimbo ndetse n'indirimbo zose yagiye akurikizaho. Ni indirimbo zifite icyo zivuze, ni indirimbo zifite igisobanuro kinini. Niba koko yinjiye kuri stage akavuga ati ndahenzapye rwose ndabyemeye, ndayamanitse Bruce ndemeye, uranyemeje, nibyo yashakaga kuvuga. Ariko ku ndirimbo ya kabiri yaje aririmba, ariko nubwo menzapye, nubwo manitse amaboko, ndagira ngo nkubwize ukuri iti ndakwanga. Yesa ikomezaho indirimbo yitwa Ndakwanga. Ubanze wumve neza logique irimo ndetse n'umuteguro urimo. Ubaye utaba mu myidagaduro, utaba mu miziki, ntabwo ushobora kuba wasobanukirwa ibyaba bahanzi uburyo byari bitondetse. Yaje aririmba ati ndakwanga, ahita aza akomerezaho aririmba indirimbo yitwa Munyakazi. Banyarwandakazi, hari byinshi tuvuga mukagira ngo tuba turi kubeshya, tuba turimo turikina, ariko ibintu tuba turi kuvuga ni ibintu byabaye kandi ni ibintu biba biri mu bwenge bwinshi cyane. Bruce Melody abazi neza ko nta gikundiro afite nk'icya The Ben, kubera ko The Ben nta bafana afite, ahubwo ngo afite abakunzi biwe bashobora kumukunda cyangwa se kumufana atanaririmbye, ahagaze gusa, cyangwa se babonye afishe yuko uyu musore azahagaragara. Rero Bruce Melody yakoresheje imbaraga zose uko zishoboye, agira performance nziza, abantu bose baravuga ngo wow, Bruce Melody ni uwa mbere. The Ben rero mu kuza mu gitaramo nawe yaje ahita aririmba indirimbo yitwa Indabyo zanjye, avuga ati mpagaze ku musozi ninjye gisamagwe, na screen zibyerekana ko umusore yahageze ari mu nyubako, ari igisamagwe kirenze. So rero yakomeje aririmba indirimbo zigiye zitandukanye, ariko ikibazo cyaje kubaho, yaje gukubita icyo bita playback. Abantu batazi playback ni buryo ushobora kuba wacuranga indirimbo n'ubundi ukaba wayiririmbiramo, kandi igitaramo cyari cyatangajwe, twari tuzi ko ari ukuzakora icyo bita live performance. Rero ibi ngibi uyu musore cyangwa se uyu mugabo Tiger B one of kind ntago yigize abigeraho, yabeshye Abanyarwanda. Abantu benshi bari live, hari live yacishijeho iyi show, ubwo ni live y'igihe culture, ni live yariho 20,000 na bingahe byose byahise bivaho, basigara 10,000. Hama noneho mu gitaramo kigiye kurangira, batangira abafana kwisohokera bava muri arena.
ibi bintu ushobora kwibaza ati byagenze gute, ni gute umuhanzi ashobora kuba yabura igikundiro kingana gutya. Bamwe bakavuga ngo habayeho ngo ibintu ngo byo gutegura show nabi, ngo abafana ngo barambiwe Bruce Melody bamuhaye iminota myinshi, araza akora ngo amasaha 3, ariko wiwe akoze iminota mikeya ngahise azanamo n'izindi korari. So bantu benshi rero bababaye bitewe nuko The Ben yabapfunyikiye rwose, show yiwe yaramabyi. Murakoze cyane, nge nitwa Tsinda, ciao ciao.